akenshi tuza mu rusengero dutegereje guhabwa gusa byibuze ibyo wumviye hano, ntugire undi muntu bisangiza byibuze ngo bimuhumurize. Ni gute ugira 5,000 by'abantu kuri Facebook muri inshuti ukamara icumweru nta murongo wa Bibiliya ushize? Ni gute uba mu magroupe 50 ya WhatsApp byibuze ntubabwire ko hano hari igicane? Ni gute ndabizi ko hano ubu wakubwira ngo yakubwiriza muri Somalia ntabwo wajyayo utinya Al-Shabaab, ariko ushobora kujya muri Somalia utavuye muri saro yawe. Ushobora gukoresha ubugi Imana yatanze ukabwira abandi inkuru nziza. Nta kintu na kimwe Imana yatwimye, nta n'ikindi dukeneye kugira ngo dukore icyo twaremewe. Ubushobozi turabufite, dusabye Imana ikaduha. Nahoze nganira n'umuntu karenda mubwira ngo impamvu umwuka wera atacigaragaza mu buzima bw'abanyetorero nuko ntaca aza kumara. Ubundi umwuka wera n'umwuka wagikoze. Iyo ufite imigambi wifuza gukorera Imana, iyo hari ikintu usengera ubwira Imana ngo Mana numpa imbaraga z'umutima ngahinduka nzahindura abandi, nunyambika imbaraga nzabwiriza abariho bararimbuka, ukaba ufite Imana izakohereza umwuka wera kugira ngo ibyo bigegweho. Ariko niba ari bikugarukaho gusa uba ufite urahagije. Hari igihe umuntu asenga ukumva ngiye nko guseka, Mwami Yesu ngiye kuryama umanura ingabo zo mu ijuru zose zirare zindinze, ariko ubundi bakurinze mwiki? Irondo rirahagije kabisa, usibye ingabo zo mu ijuru zose. Muzarebe mu gihugu barinda umuntu bitewe n'amakuru afite n'umumaro amariye igihugu. Ku kagari irondo riba rihagije, iyo bigeze ku murenge daso zirahagije, iyo bigeze ku karere bashobora kuvangamwo polisi. Uko bikomeza kuzamuka imyenda irahinduka, n'amakosi bakoze arahinduka, n'imitekerereze irahinduka kubera uwo barinze. None niba wumva ijambo ry'Imana hano ejo ukaba wagiye kwivanga mu bindi, barakurinda se? Bazakurinda nyine nk'uko barinda abantu bose, ariko hari abantu Imana yaciye mu biganza nk'imanzi, hari abantu irinda nk'imboni y'ijisho, hari abantu Imana yashoyemo imbaraga kuko basobanukiwe ico baremewe, ishobora gutanga ibishoboka byose kugira ngo abo bantu barindwe kuko bafitiye umumarisi. Hari umuntu Imana ivuga ati uyu muntu aha hantu ari sinavyicuza, ni nk'ari nge waba uhibereye. Kubera iki? Umuntu umwe yagiye gukora akazi ahantu, ahita abwira abakozi agiye kuyobora, aravuga ngo nitwa runaka nje gukorana namwe, ariko intego yanjye nzabereka isura y'umurokore, nzabereka umurokore uko yakagombye kuba ameze. Byaramugerageje ariko yabigezeho. Abenshi baramugerageje ariko nyuma yaho barahinduka kuko babonye ko kwera imbuto bishoboka. Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Ntabwo mu isi nababwiye ko tutaje gutembera, ntabwo turi ba mukerarugendo, twaje gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Waba uzi icyo Imana yakuremeye? Ntabwo ubuzima bwawe ukwiye kubugeranya no kurongora no kurongogwa no kubyara no kubaka amazu no kuzamuka mu ntera. Ibyo bintu byose ni inyongera. Hari abantu babihimbyemo ubutumwa bukunzwe cyane muri Afurika, ubutumwa bw'ibiryo na prosperite no gutera imbere. Iyo ufashe amafaranga ukayegeranya n'umusaraba uwufobeje, iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'inzu yo kubamo no kujya muri Amerika, ubu bitesheje agaciro. Yesu ntiyapfuye ngo tujye muri Amerika, ntabwo yapfuye ngo tubone amazu, yapfuye ngo dukore icyaha cyo kwa Adamu, hanyuma ibindi ni inyongera. N'abapaganira bibaha, n'abatizera barabifite. Ikintu turusha abandi, ico dutunze isi idatunze, n'ubugingo buhoraho, n'umwuka wera twakiriye, kandi nuko turimo gukora imirimo myiza.